Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 14. Uko Herode yishe Yohana Umubatiza. Icyo gihe Umwami Herode yumvise inkuru ya Yesu, abwira abagaragu bati, uwo ni Yohana Umubatiza wazutse. Nicyo gituma akora ibitangaza. Kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha, akamushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari muka mwene se Filipo. Kuko Yohana yari yabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko umucyura. Yifuzaga kumwica ariko atinya abantu, kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abararitswe, ashimisha Herode. Nicyo cyatumye asezerana arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Nawe amaze koshywa na nyina, amubwira ati, mu gihanga cya Yohana Umubatiza ku mbehe. Umwami arababara, ariko ategeka ko bakimuha kubw'indahiro yarahiriye imbere y'abasangiraga nawe. Atuma mu nzu y'imbohe ngo bace igihanga cya Yohana. Bazana igihanga cye ku mbehe, bagiha umukobwa agishyira nyina. Abigishwa be baraza, bajyana umurambo barawuhamba, maze bajya kubibwira Yesu. Yesu ahaza abantu 5,000. Yesu abyumvise arahava, agenda mu bwato ajya aho abantu bataba kwiherera. Abantu benshi babyumvise bava mu midugudu baramukurikira baciye ubutaka. Yomotse abona abantu benshi, arabababarira abakiriza uburwayi. Umunsi ukuze, abigishwa be baramwegera bati, aha ngaha ntihagira abantu, none umunsi urakuze. Sezerera abantu batahe, bajye mu birorero bihahire ibyo kurya. Yesu arabasubiza ati, nta kibajyanayo, mube ari mwe mubagaburira. Baramusubiza bati, ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arababwira ati, nimubinzanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitsima, ayiha abigishwa be, abigishwa bayiha abantu. Bararya bose, barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima usigaye bwuzura intonga 12. Abariye bari nk'5,000, abagore n'abana batabariwemo. Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda, azamuka umusozi wenyine, ajya gusenga. Bwari bugorobye, ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze mu ruhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari, agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati, ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure, ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati, Mwami, niba ari wowe, utegeke nze aho uri, ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava aho mu bwato, agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi, aratinya. Atangiye kurengerwa arataka ati, Databuja nkiza. Umwanya Yesu arambura ukuboko kwe, aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya?
baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira, baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Nuko bamaze gufata hakurya bagera imusozi mu gihugu cy'i Genesareti, abaho baramumenya, batuma muri icyo gihugu cyose